Humura ratawe munyabyaha, humura ratawe munyabyaha, ndavuga uriya ubabaye rwose, ubabajwe n'uko acumura cyane, ibyaha byiwe abibona neza kandi ashaka no kubihunga, ngo bitamuhombya ubuzima bwiwe kandi Imana ibibuza abantu. Aho ahunga banabihunga, burya Yezu aba anamureba kandi asumba ibyo bimurwanya. Humura ratawe munyabyaha, humura ratawe munyabyaha, ngo inyuguti 9 ziragutsinda kandi uzizi waranazize, warazitsindaga tubireba, waranazize aho mu ishuri. Ndavuga gusambana no gusamba, burya gusambana biranica, ni ugupfa rwose, ni no gupfana, cyane cyane kuri roho, kandi n'abantu baragupinga n'icyizere ukagita rwose. None ubonye ko wibeshye kandi ubonye ko atari byiza kandi utangiye kubihunga. Komera rwose ubirimo neza, kandi na Yezu aranabikunda, impuhwe ziwe zirabisumba. Mariya Madalina urugero rwiza kuri iki cyago ngo ni icyaha, yabonye Yezu ubwo aramusanga, amusanganiza icyo cyaha, maze Yezu ubwo aramushima, amukiza icyaha, amukiza ibyago. Mariya Madalina bameze neza. Humura ratawe munyabyaha, humura ratawe munyabyaha, ngo umuntu napfa ndagana hehe, ko ari we umvura, ko ari we untunze, atuma neza, atuma ncuruza, atuma nikiza abanyanga, atuma mbandwa ngaterekera, akanyigisha uko babigenza, ngo nguyaguye ayo mashitani, akampa n'utwo nkenyera mu nda, ngo abanzi banjye batambasha. No mu marimbi nge ndaharara, no mu baturanyi ndahagenda, iyo basinziriye baryamye nibwo nanjye mbaroga neza. Ariko mbonye ko nibeshye, bene muntu umeze nk'icyatsi niwe unyigisha iby'imico yiwe, sindyama sinsinzira, abanzi bose barantinya, n'iwanjye ntibahagende. Nisangiye yampanze, wenda yampa ubuzima bundi, njye nayicitse itananyanga, wenda yansubiza urukundo. Ukomera rwose ubirimo neza, burya Yezu ni wowe ashaka. Tera intambwe umugane wese, kuko na Sekibi iragukanga ikakwereka kwikwica, kandi Yezu iranamutinya, asumba abantu ndetse n'ibintu, ntago azapfa ntanasaza. Va ku bantu ariko ubakunde, maze urangamire uwo mwami, arakuzura usubire muntu. Humura ratawe munyabyaha, humura ratawe munyabyaha, ndiba ndambura ndananica, n'ibindi byinshi birandenze, ndamuka mpemutse ndamuka nibye, ubu ndatunze ariko ndagowe, ntunze byinshi ariko sintuje, ndi umusinzi sinsinzira, sinzisazira ndimo mbyumva, nikundiye iby'ubutunzi, birankundira ubwo biraza, bintandukanya n'abantu. None mbonye ko nibeshye, kandi numva bavuga Yezu ngo akize ubwandure bw'icyaha, n'ibyago ubwo bikagenda, ngo impuhwe ziwe zirabisumba. Nisangiye abakristu banyigisha ibyo kumusanga, kuko gusenga byo simbizi. Humura Yezu ni wowe ashaka, ubwo rugamba ni wowe ururwana, upfa guhunga umugana wese, impuhwe ziwe zihora hafi, ibyo byose zirabisumba. Humura ratawe munyabyaha, humura ratawe munyabyaha, iyo uremerewe n'umutwaro, ukamenya neza ko wakwica, ukabona ushaka kukuruhura, umuhe rwose maze uruhuke, unamushimira. Uwo ni mwiza, uwo ni Yezu ukumenya wese, kandi disi aranagukunda. Humura ratawe munyabyaha, humura ratawe munyabyaha, nibwirire wowe mwiza, wowe wumva udakora ibyaha, cunga neza ibikorwa byawe kandi ucunge umutima wawe. Imana Data niyo idukunda,
Mubyeyi Bikira Mariya adusabire turekure icyaha burundu maze tubane mu mahoro. Mwari kumwe na Minani Froduwari, nimugire amahoro. Humura rata we munyabyaha.